base kora hasi mu ntebe wumve nuzo ndakubeshya munsi y'intebe sa yakameshe yagasuzuguye yanze kukamesa no kugasuzugura hari igihe wisanga ariko kabi koze munsi y'intebe yumva ibitsinga byinshi bihari muri ibintu bikonje by'ibyuma 그거는 유압식 폭탄입니다. arebe gisasamye zango kirimo cyitwa ni pressure sensitive bomb 그러니까 지려야 zango ni igisasu bitamenye zo buremere bw'ikintu giteruye iburemere buhindutse gatowe kiraturika 한다고 생각하면 nimba cyateruye ibiro byawe kano kanya hagize ikindi kintu gisimbura ibiro byawe bitangana niko kabi 이해하기가 아주 편할 거예요. bifate nkaho uhagaze kuri mine kandi mine irica 나는 사람이 아니에요. ntago nyambeshya ngiyewe 나만 munyaza ko nabana be yabayekinga 그러니까 ntago nta kintu kibaye kandi kabaye 흘려듣지 않는 게 좋을 겁니다. nukora amakosa ntubyorohemo ntabwo nyina nawe ntagazemo ninde zasanga byamaze mu nda yarataye ikarita yonyezwa kugira ubwoba dore kwikanga birakomeye dore kwikanga umugabo dore ngarikanga akora muri banke bisemwe ni Boren Bank 하는 게 뭔데요? 현금으로 9억 6천 준비하시고요. ene unegurire amafaranga ngiye kukubwira 문자로 ibihumbi 960 $. 보낼 테니 ndaguha konti amafaranga uyashyiraho 1,600만 원. iki hoya nakumva 하세요. nene miliyoni 1 na 700 na 20